Hello guys, mumeze mute? Ladies and gentlemen, turabasuhuje cyane aho muherereye. Abagande bavuga ngo basebo na banyabo. Turabasuhuje cyane mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Mumeze neza? Twebwe tumeze neza, turashima Imana. Kuko bisanzwe n'ubuzima bwa buri munsi gushima Imana. Abameze neza, abatameze neza, twese n'iryo sezerano tugomba gushima Imana kuko niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ushobora kuba utameze neza none ariko ejo bikagenda neza. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo bitameze neza ejo bizagenda neza. Twongeye twagarutse ni ya channel yanyu Ngeneye Official kuko bisanzwe dukomeje kubashimira byimazeyo urukundo mukomeje kutwereka by'ukuri si byo gushidikanya. Muri abantu beza, muri ab'agaciro, muri abo gushimirwa, mukomeje kutwereka urukundo. Turabibona muri comment umunsi ku wundi mudushishikariza ibyiza, muratwifuriza ibyiza bikadushimisha cyane. Rero ni ukubashimira kandi azaca umugani abakuru ngo ndashimye ntibamo ndagaye. Mu by'ukuri turabashimiye cyane ku rukundo mukomeje kutwereka. Nanone n'abatarakora subscribe mukore subscribe, like, comment and share kuko iyo ni inkunga ikomeye, niyo nkunga yanyu tubasabye. N'ababishoboye mudusengere kugira ngo tuzagere imbere. Ibyo si ibya buri wese kuko gusenga biza binanirana, ariko kuba bishoboye nabyo mwadusengera. Ni amahoro y'Imana, ni byiza, ni iby'igiciro. Niko umwanditsi yanditse ko abavandimwe baturana bahuje. Gusabirana ni byiza ku babishoboye. Twongeye twagarutse kandi ubushize twarabibwiye nk'uko bisanzwe ku muco nk'uko uzi ubigenza wacu, ariko hari umuntu wanyandikiye ngo ntibivuze neza. None nagarutse ngo mbibwire neza. Barambwiye ngo ndi umwishwa w'abaki ku muco wacu w'Abanyamulenge uzi ubigenza, aho nari nahasize. N'abatarakurikiranye ikiganiro reka nongere mbibwire neza. Ngeneye uyu nguyu mubona, ndi umurundi w'abahondogo. Twari dutuye aho bita mu Mibunda mu Turambo kwa Muhire. Ndi umwishwa w'abanyabyinshi b'Abagigi kuko niko nari nasize. Ndi umudamu, ndubatse, mfite umutwaro umwe n'abana 3. I'm blessed. Ibyo nibyo gushima Imana cyane. Nishimwe tugendana buri munsi kubera ko Imana ikomeje kutugirira neza. Imana ikomeje kudublessinga umunsi ku wundi. Turabona ibyiza by'Imana. Twongeye twagarutse kandi mu by'ukuri ni ya channel yanyu mukunda. Nari mvuze hejuru yo gushima. Ubushize narabitekereje, hari n'umutumirwa nifuje ko kazaza akatuganiriza hejuru yo gushima. Kubera ko hari ukuntu natekereje nkanje ndavuga ngo ngomba kubisangiza abantu. Ni iki kibazo kandi sinzi, kubera ko ntagisobanukiwe neza. Ndashaka ngo kivuge hano ugisobanukiwe azumfashe. Rero tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo ibane natwe mu byo tuganira zose. Data, mu izina rya Yesu duciye bugufi ku bwawe, nta kindi. Turi hano imbere y'amaso yawe uyu mugoroba w'uyu munsi. Turazirikana ishimwe ryawe, turazirikana urukundo rwawe, turazirikana ineza yawe umunsi ku wundi. Niko umuririmbyi ari byo ntabwo ari byo numvanye abandi. Umunsi ku wundi jewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho. Uwo ni wowe Yesu Kristo. Uradukunda Mwami Imana, uradukunda Imana Data, uradukunda kuko wadukunze isi itarabaho. Watanze umwana wawe kugira ngo dupfire. Wasanze twigaragura ngo mwivata ry'ibyaha. Yesu Kristo utubera incungu, utubera umucunguzi. Ibyo turabishimiye, ibyo turabizirikanye. Rero tugiye kuganira inshuti, abavandimwe, abadukurikirana, abari hirya no hino ku migabane itandukanye, bagirirwa umugisha kubw'iki kiganiro. Abacitse intege ubasubizemo intege kuko niko umwanditsi yanditse wa Zaburi ngo asubize intege mu bugingo bwanje, ngo anyobora inzira yo gukiranuka. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Tidufite gutinya, tiducitse intege, ntitwihebye, twiganyira kuko turi kumwe nawe. Data Kristo, urakoze kubwumva gusenga kwacu. Ni mu izina ryawe Yesu bisabye tubyizeye, amen. Yego topic yacu y'uyu munsi rero ni byiza kuko nyibabwira. Nari mvuzeho gato nyine nibagiwe sinayibabwira. Tugiye kuganira hejuru y'amashimwe cyane kuko channel yacu twabwiye ko ari channel y'Iyobokamana. Tuzaganira hejuru y'ijambo ry'Imana. Tuzaganira hejuru
tuzahugurana ibijyanye n'ijambo ry'Imana byose n'indirimbo, ubutumwa bwiza mu ndirimbo byose tuzagenda tubibagezaho. Ariko uyu munsi natekereje ko twaganira hejuru yo gushima Imana. Ese dushima Imana ryari? Dushima Imana gute? Dushima Imana byagenze gute? Dushima Imana habaye iki? Nuko bimeze rero. Mu minsi yashize nakomeje kubona, ntabwo ngiye kubagwanya cyane, nakomeje kubona nkabona ngo igiterane cya Furani cyo gushima Imana tukabitaba, ariko nje nabitekereza nkanje kubera ko zavuga umutumwe uza wibwira ibisazi. Wewe wabitekereje gute? Turakomeje rero, muraza kumva imbere uko bigenda. Umuntu agahaguruka agashima Imana, nari ndwaye Imana irandinda, Imana irankiza, none mu by'ukuri reka ntambire Imana kuri ibyo bintu Imana yakoze. Noneho twebwe twaje batumigwa, natwe tugatanga ifaranga, ariko tugaziheza wa muntu wakoresheje igiterane cyo gushima Imana. Ntabwo ngiye kubagwanya abahabwa amafaranga, ntabwo ngiye kubagwanya. Rero ikibazo canje kikavuga ngo ese ari amafaranga, hari ukuvuga ngo nararwaye nja mu bitaro, koresha amafaranga menshi, none inshuti bavandimwe muzaze mumfashe kwishura iyo bill, cyangwa se kwishura ayo mafaranga, cyangwa se kunyunganira kubera ko nakoresheje ibintu byinshi. Iyo ni point ya mbere. Ikindi kandi bakaba no kuvuga ngo muze mumpereze amafaranga kubera ko mwazirikanye icyo Imana yankoreye. Muzaze dufatikanye dutange ituro ry'ishimwe kubw'ibyo Imana yakoze. Iryo shimwe rizaja mu nzu y'Imana. Ubu ni jewe niko nabitekereje. Tukiciga nigiye mu Bugande, niganye cyane n'abana bariya b'Abahima, b'Abatutsi bambarara, murambara kuvuga gutyo, kenshi niyo naga nkunda kubona babikoresha. Mu by'ukuri ni abantu batahura ishimwe ry'Imana. Mwagazamo muri aho ngaho mu materaniro, ukumva umwana aragusa arashimye, ati ndashima Imana ko inka yacu yabyaye, ati mu gitondo papa yampamagaye aratubwira inka yacu yabyaye. None ibyo bintu mumfashe gushima Imana abakunzi bacu cyangwa se inshuti zanjye. Icyo gihe rero tugatanga twese ituro ry'ishimwe kumufasha gushima, tuzirikana icyo Imana yakoze. Iryo turo tukashyira mu nzu y'Imana. Noneho sinzi ko mwamunkurikirana neza. Hagati aho ngaho ejo bundi nkomeze kureba ibyo bintu ndabitekereza, ese koko aya mafaranga, iri shimwe rigomba kuja mu nzu y'Imana cyangwa se rigomba guhabwa uriya muntu wakoresheje igiterane cyo gushima Imana? Mu by'ukuri ntabwo ari ukubagwanya, umutwe uza wibwira ibisazi. Nabitekereje nkanje. None mwebwe mudukurikirane, inshuti bavandimwe, murabyumva gute? Ese ishimwe tugomba kurihereza wa muntu warwaye agakira, wa muntu Imana wari warabuze urubyaro, Imana ikamuha urubyaro? Tugomba kuritanga mu nzu y'Imana tuzirikana icyo Imana yakoze? Turasaba komenti zanyu kugira ngo turebe neza, kandi ndumva nabazanira umutumirwa akansobanurira kuri icyo kintu. Sinzi ko ari njenje nyine utagisobanukirwa cyangwa ko hari undi wenda waba warabyibajijeho. Tuzagenda tugira ibiganiro byiza bijanye n'icyo kintu. Nta kabazo nagize, nari mbabajije mwebwe mudukurikirana, inshuti abavandimwe, abafite ubusobanuro buhagije mwatwandikira inbox cyangwa se hariya muri komanteri mukaduhereza umurongo wabyo, kandi nibitanakunda tuzazana abatumirwa nabo babidusobanurire neza. Turakomeje rero. Twavuze ngo gushima Imana, dushima Imana bimeze gute? Dushima Imana twakorewe iki? Dushima Imana habaye iki? Ese akenshi na kenshi ko dushima Imana ari uko twabonye ibyiza, ko dushima Imana ari uko twabonye ibyo twifuza, ko dushima Imana ari uko twageze ku iterambere dukeneye, ko dushima Imana ari uko Imana yatwubakiye amazu meza, ko dushima Imana ari uko Imana yatuguriye imodoka, ko dushima Imana ari uko Imana yaduhaye urubyaro. Ese koko birakwiriye? Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana. Bene data, nshuti bavandimwe, abadukurikirana, mureke tuzirikane gushima Imana, kuzuka no kuramuka, kwirirwaho ubuzima, twaba turwaye, twaba turi bazima, twaba turi muri situation igoye, twaba turi mu bihe bigoye, twaba turi mu bihe byiza, mureke tuzirikane gushima Imana. Gushima Imana niwe mwambaro Imana yishimira. Amashimwe rero, hari umwanditsi wanditse ngo amashimwe n'ibyo kurya by'Imana, kubera ko iyo dushima Imana, Imana iranezerwa ikabona ko itagaye. Ubuzima ubayemo bwose nubwo bwaba butari bwiza, nubwo bwaba butanejeje, ariko iyo ufite umutima wo gushima Imana, ugashima Imana, ndagushimiye ko ibi ngibi ncamo ari we wabikeneye,
rero n'Imana izigira umwete wo kukwagura, izigira umwete wo kukwigiza imbere, izigira umwete wo kukugirira neza kubera ko watahuye ishimwe ry'Imana. Nshuti bavandimwe, mureke dutahure Imana, mureke uyu mwaka dutangiye, by the way dukomeje kubifuriza uyu mwaka musha, umwaka w'umugisha, umwaka w'ibisubizo, umwaka w'umunezero, umwaka w'amahirwe. Mu by'ukuri abataragize ibyo bageraho mubigereho mu izina rya Yesu. Abifuza urubyaro murubone, abifuza imodoka, abifuza ubundi buzima, abifuza kubaka amazu, turabasabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana ibyo byose irabishoboye. Iyo wizeye Imana ntakiyinanira, imbere y'Imana ibyo ngibyo irabishoboye. Rero nshuti bavandimwe, mureke tube mu buzima bwo gushima, mureke tube mu buzima buramya Imana, mureke tube mu buzima buhimbaza Imana, mureke tube mu buzima bwumva Imana. Tugiye gutangira rero ikiganiro cacu dusenga, twiragiza Imana kubera ko tugiye kuganira ku Mana. Iyi ni channel iyobokamana kandi God is first, kuko bazabivuga Imana niyo tugomba gushira imbere, ntago twakwishoboza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushozwa na Kristo uduha imbaraga.